bagiye bagenda bafatanya gake gakenya, abana bariga, abarwayi bakabavuza, pe nasanze nta kibazo gihari. Nese igihe ujya mu rugo iwanyu ugatoroka bari bitewe n'iki? Yaje ariko nishima Imana ko Imana yabifashijemo nkaba mbona bimeze neza nta kibazo. Yego. Bimeze neza nta kibazo. Ntacyo bintwaye pe. Nagiye ngana n'abantu benshi. Hari n'abicaye gemera ubugore bamufasha babumuhaye bamugeza n'abamuntumye namugeze nabo bagejeho. Bafite umugore ubabaje. Mu buryo mu majyana amaza yarababaje. Mu buryo bw'ubushobozi ntarahagaze neza muri finance. Mu buryo bwo kuba mu masengesho ntarahagaze neza kuba ameze mu ndwaye toro yabaye yihe. Nta nyungu n'igihombo, nta nyungu irimo ntayo. Ntacyo byakwigisha byagusigiriye isomo. Isomo byansigiye nuko kubijyamo abantu babikorana bakangura kubivamo nta mumaro bifite. Yes, of course, Abanyarwanda mu Rwanda zagara musoro kutagira kushinga ku metero misago na sabo bashaka imana imyaka nta kasungwa mananze nyamusi gipfa ntibarire bucura bw'abazigaba uwabo mufana bafana. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko noneho nakomeje gukurikira. Nababwiye ko ibyo mvuga bizaba byo kandi ibyo mvuga nzabikora nkarwana nabyo mpaka kugeza bibaye. Wari umutinganyi Imana muhinduriye inzira. Dushime n'Imana ndanabashimira mwese kubitekerezo mwagiye mumpa byo kunyama byo nashaka kucica bino bintu kugira ngo abe yahinduka yongera mu muntu muzima. Wamusengeye ndamushimira. Nuwamuvuye nawe ndamushimira. Nubwo tutaramenya ngo ese byaterwaga n'iki. Ariko icyabiteraga cyose ntabwo tukitayeho. Cyangwa umwana uko tumenyeye ko wari umutinganyi ubu ngubu kuri uyu munota yabaye umuntu muzima. Ari umuntu ushima Imana, ari umuntu umeze neza. Noneho uyu munsi ndagira ngo mu gitondo cya karinya mwese murabibona ndajya noneho ngere ahantu mutegera gene ndebe ko namubona musange mu rugo tuganire. Noneho ngo ari kumwe n'umugore n'umugabo ngo ushima Imana takiri mu byahindi by'ubutinganye n'ingeso mbi. Mama nafashe tuze kugendana kugira ngo mbereke n'ahatuye imihanda yiwe dore ni iyi ngiyi barebere musatuzi komera musato Komera. Ese ashima Ahimbazwe. Maye satiro urabona utameze neza ko Sha ntacyo bintwaye. urabona ko umuntu w'umugabo Sha nukuri ntacyo bitwaye pe ndabona nta kibazo. mudamu Haraho n'abana. umeze neza mu rugo Nta kibazo na kimwe. Mama bamufashe dushima Imana nta Imana itakura umuntu musato nta Imana itakura umuntu Birashoboka ko nta na hamwe hatabaho. ese musato ukurikije ibyo wari urimo wagiye ubona nuko uyu munsi umeze hari ikimana itagukora Ntako itagize. musato wamenye yuko bira bintu byari byakubaye byatewe n'iki Byaramarozi. Hano bari bangiriye byaramarozi. bakuraga kuba umutinganyi Ntabwo amenya kuntu biza hari igihe biba amarozi cyangwa ari ibintu by'ibihuherano utamenya. Ntabwo amenya ibyo ari byo pe. Hari igihe bari na Satani ubikora. Ariko ndashimana ko byagize gute byarangiye. madamu se amakuru Meze neza nta kibazo na kimwe. toroma se noneho baracyava bava mu nzu Meze neza nta kibazo na kimwe na muka twari turi kumwe. aragenda madamu araho Ajyanye Imana ku kigo. Ajyanye Imana kumukingiza mu kanya. Hameze neza nta kibazo na kimwe. ubu se ugiye Ngiye ku gahigo ngiye gushakisha amafaranga y'abana yo kurya. ubuzima busanzwe se ukora iki musato Ngiye nkora akazi kose kari aho ngaho. Tekinisi ndetse n'ibindi bintu runaka. Kapfa kuba ari akazi ariko katagoranye cyane ariko akazi kose ndagakora. uragakora se musato runaka ibyo nakubwira ariko ko nashizwe mbigezweho Yes, nta kibazo mwarakoze. Wasanga n'amashinyisho abantu yabikoze. Ibyo ndabishima. abantu badukurikira bazi ubuzima bwawe bazi ukuntu ibyantu byawe byagiye bigenda bazi uburyo wagiye ugorana bazi n'uburyo ibintu byawe byagiye nyine bigendamo etape par etape ariko ikintu ushimira Imana ni uko musatuzi wabo musatuzi wari umeze kuriya uyu munsi ari umugabo muzima ushima Imana agashima n'abantu musato kuri Imana habwa umugisha kuba ndi kukubona nkakubona nk'umugabo nkakubona nk'umuntu muzima nkakubona nk'umuntu wahindutse kuko buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka vuye mu byaha narajijutse avuye mu byaha nkuko wasagaragara ariko biri none utaratora akabaga ngo umere neza nkuko akamura kayamera ariko biri kose hamwe n'Imana bizahinduka ongera umere neza kandi ukomere uba umuntu w'umugabo uzagera mu rugo abana se ku mashuri wasanze nta kibazo Nta kibazo cyari gihari bagiye bagenda bafatanya gake gakenya, abana bariga, abarwayi bakabavuza, pe nasanze nta kibazo gihari. Nese igihe ujya mu rugo iwanyu ugatoroka bari bitewe n'iki?
ntabwo barantumye kumenya bije bikuzamo nyine gutyo ugahita ufata inzira ukagenda, ntabwo amenya ukuntu bije ku buryo umuntu avuga ngo byagenze bityo, nawe uricara kumubuza amahoro ukumva kwigira muri biri ukumva nibyo bya mbere ugahita wigendera nyine tu. Ni nk'uko ugira utya usinda, wamara gusinda ariko ukumva aracyashaka icyo kunywa. Urabyumva? Abona ukuntu umusinzi abayeho. Umusinzi amaze gusinda nibwo bavuga ngo byanze bikunze wampa inzoga ngo unywe. Urumva? Ubwo rero nabiriya ndakugira nkubwire ko nanjye ubwanjye nagira gutya nkumva ibintu binjemo nkagenda ariko ntazinanye ngo bije bitya, ariko ubu tuvuga ntabwo nabisubiramo. Wabonye ikibi cyabyo? Nakibonye. Umudamu wabonye icyiza cyo kuba nta kibazo gihari pe, ariko ufite umugore w'intwari namugushimira imbere y'abantu. Uri umugore ubona umugabo ameze kuriya, nta turugo ntagire, buriya afite umwana umwe, icyo gihe afite ubushobozi bwo kuba yagenda agasanga undi mugabo akamukunda. Navuzwe amagambo menshi cyane, mvugwa byinshi, mvugwa ko ndi ikigoryi ndi igiki, ntako ntavuzwe, ariko nshima Imana ko byarangiye ubu tuvugana ameze neza, muri rwanjye ibintu biryoshye. Yarageze muri quartier yawe tugana nanjye nitwara gake nyimanutse hano. Yego ndabizi hano gutya ku muhanda urabona ko inzu turiho inyuma imbere ku mabutike, narahageze numva abantu ukuntu baganira, numva papa wawe ujya mutarama mubwe muze ati nta mwana ntiwabyaye, nta mwana ufite. Birambabaza ariko nta kintu mfite mbikoraho, ko nanjye naribazaga gatese Musatuzi namugeraho, sinzi n'izina muri kayitsa kwita mushobora kwita Musatuzi. Papa Ganza gutya na gutya. Papa Ganza rero ubu ntukiri Musatuzi zawe, Papa Ganza mwe n'Imana. Ubusanzwe urasenga? Ndasenga nyine kubera ibintu bije utamenya kuntu biza ukabona biraje, ariko nishima Imana ko Imana yabimfashijemo nkaba mbona bimeze neza nta kibazo. Yego. Bimeze neza nta kibazo. Ntacyo bintwaye pe. Cyo nagushimira cyo. Ndabona n'abaturanyi bagenda nakimiro nta kibazo. Icyo nakubwira cyo njyewe nagiye ngana n'abantu benshi. Hari n'abicaye gemera ubugore bamufasha, babamuhaye bamugeza n'abamuntumye namugeze nabo bagejeho. Bafite umugore ubabaje mu buryo mu majyana amaza yarababaje. Mu buryo bw'ubushobozi ntarahagaze neza muri finance, mu buryo bwo kuba mu masengesho ntarahagaze neza ko yameze umuntu rwatoroma, yari umugore utava mu nzu, yari umugore utashaka kugira guteka, anafite inshingano kurera umwana, kugira gute, kwita kuri byinshi. Ariko njye nakwakende mu bantu bavuze ati se basi iyaba yanakurekaga, ariko umugore nabonaga nta gahunda afite, atanabitekereza. Mu by'ukuri buriya ngo urukundo rugira ibyarwo, ariko nta wamenya impamvu yuko kuri hano. Kuriho nicyo gishoro, kuriho ubwo butwari, kuba nemerewe guhinduka ugaca bugufi ni ikintu gikomeye. Ase Musatu, biriya bintu igihombo byaguteje ni iki? Igihombo ni kinini cyane, niyo mpamvu namwe numeze ndi gukora cyane kugira mbashe kugira aho ngera sibe kiriya cyuho cya kiriya gihe. Ahubwo no tuvuganda turi gutinda, ahubwo kiza nagusezera nkigendera nta kibazo ugakomeza business yanjye nkajya mu kazi kanye nko nabona ibire by'abana. Inyungu ya bino bintu se yabaye yihe? Nta nyungu ni igihombo, nta nyungu irimo ntayo. Ntacyo byakwigisha byagusigiriye isomo? Isomo byansigiye nuko kubijyamo abantu babikorana bakangura kubivamo nta mumaro bifite. Kandi navuga ko bigira amafaranga nabo ubwaho kibikora avuga ko ngore ibintu n'ubuyobe ntabwo amenye ibyo. Rero n'ubuyobe ntabwo amenye ibyo. Ese ukibamwa bira bintu utarakizwa utarahinduka, wewe wabakinaga wabaga mu kihe cyiciro, mu bagore cyangwa abagabo? Bira ntabwo amenye icyiciro urimo, kuko haba harimo abagabo, haba harimo abagore, ntabwo amenye icyiciro urimo. Ubona biza gusa mbega ni ibintu butakumva uko bimeze, ntabwo nashaka kwigusobanuriramo. Ese ko bavuga ko ibintu bijya ingaruka nyuma no nyuma y'uko bivuyemo, we nta ngaruka byakugizeho? Ntabwo natingwaga, natingaga ahubwo. Waratingaga? Ntabwo natingwaga. Icyo njye nagushimira nuko rwose kuba bikibura warafashe indi ugatera indi ntambwe. Icyo nakubwira cyo twese twagusabira Imana igufashe uhahe uronye. Uyu rero ngira ngo muramwiboneye ntiwahoze ari umutinganyi ruharwa Musatuzi, ubu ngo nta cyitwa Musatuzi Papa Ganza. Papa Ganza uyu mubona mutangira urugendo benshi batabyumva, ndwana nawe yankuse inshuro nyinshi, ngiye mfite n'ibikomere ari ibikomere byose niwe mbiki ntiwabinkoze.
ndarurwana urugamba mu nzira utoroshye, muzana mushiki we gira gute, negera umugore we turaganira, mvugisha se turaganira, naganire n'abantu benshi mu muryango iwabo muri quartier, barambwira ura mugabo yanifura yari umuntu uhahira ururyango utunze urugo akaba neza, ariko urya tombotse nibwo buryo tutazi. Inshuro zose nagerageje kumwegera byankoraga mwarabirebaga, ariko uyu munsi cyo nshimira Imana nuko mushiki we yaje tukamufatanya tukamujyana ngeza mu rugo, bakaba ari mu rugo ari umugabo ushima Imana. Namubonye ko ababwiye ko agiye kugahigo kuba niko kandi nyine isi bimeze, umugabo wese arahiga. Rero nabwira abantu nta kindi no kubwira aba bantu bose baba mu bintu by'ubutinganyi, nkababwira n'umuntu utekereza ko yabikora, rubyiruko bana mwishora mu ibi bintu nta kintu kibamo. Ngiye mbana nabo mu buzima bwa buri munsi nyambabona, bareba mu buryo babamo imibereho yabo ndayizi, ngiye basura ndabagenderera, ibi bintu nta kintu byakumarira. Ibi bintu byose by'urukozasoni, ibintu bidashishimara icyubahiro, nta keza kaba mu bicumuro, kandi buriya ingaruka z'icyaha n'urupfu. Nta mutinganya utunga amafaranga, nibira nibyo babeshya. Semuhungu yaraje mu Rwanda uko byagenze murakuzi, nta kintu afite witwa Kayusi, uwo ntacyo afite. Iguwo witwa ngo bagira n'amavangingo simbizi, uwo nawe nta kintu agira. N'uyu musatuza arabibwira ati nta kintu nakuyemo. Ukaza kubera kuyemo ibintu giye bikoze naga ari gito, iyaza ko bibamo amafaranga, ntabwo ari umuntu kijya guhiga uvanga akora akazi gaciriritse, yakari umuntu katanga n'imodoka ayivimvira katagenda akajya mu kandi kazi yakaba yashinga alimentation n'andi ma business akomeye, ariko nta kintu yakwiye ko nta kintu kibamo, nta ngaruka zibamo bya kintu. Nabagiramo inama mwikundi ibi bintu. Niyo ufite umugore mufate neza mubane mu mahoro, niyo ufite umugabo mufate neza mubane mu mahoro, nta kintu cyo mu lesbienne, nta kintu cyo mu butinganyi, ntazagira umuntu ugushuka. Ndabakunda cyane, mu ngonyo bazagayura ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao.